akaza akandi uraza gusangaho nanone kakubwira ko iyo application ikiri muri test. Ubu iyo ngiyo nayo ntago irakweza ibisabwa iyo application. Ukaza gusangaho nakandi none uraza gusanga kanditse ku ruhande kuri ecosystem app kanditseho what is this. Akoreruka what is this, ariko ngarutse kuri utu application duhari, uri ako application hari udufite akajambo kwitwa MineNet kari mu ijambo ry'ubururu. Amakuru mashya icyo twita update ni icyo bababwira muri aka kanya twavuga ko muri iki cyumweru ari trending. Makuru arahari menshi aryoshye ashimishije, navuga ngo yanatuma umuntu ararana inkweto. Hari amakuru ashimishije muri iki cyumweru twabonye, aho twabonye muri P-Browser yakoze mise à jour cyangwa se update, aho twari dusanzwe dufite icyo twita Explorer Testnet Ecosystem, twayivuyemo tujya muri Explorer Ecosystem. Bivuze iki? Iyo tuvuze Explorer ni nk'uko tubona statement za bank cyangwa se statement z'ukuntu abantu bagenda babikuza. Dore igisubizo kirambye ku kurwanya imibu itera malaria, amasazi, ibinyenzi, inshishi, imperi n'utundi dukoko twose duteza umutekano muke mu ngo zanyu, kwa muganga, mu mahoteli, amaresitora, mu mashuri n'ahandi. Agropy Limited ni uruganda nyarwanda rubazaniye imiti yabugenewe irwanya utu dukoko twose. Tunaguha serivisi zo gutera iyi miti irwanya udusimba mu busitani no mu mazu mato na manini. Tubafitiye kandi imiti y'umwimerere irwanya uburondwe n'isazi z'amatungo, uburima bwangiza imboga n'imbuto n'imiti ihungira imyaka. Abakeneye imiti yose cyangwa serivisi zacu mwadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic mu mujyi wa Kigali, cyangwa mukaduhamagara kuri nimero 0788861194 cyangwa 0738861192. Ubwoko bw'imiti ya Agropy Limited burizewe ku rwego mpuzamahanga, cyane ko tubifitiye uburenganzira twahawe n'ibigo bibifitiye ububasha hano mu Rwanda no mu mahanga. Yes, turabashimiye mwese mukomeje kutwereka ko muri inshuti zacu, mutwereka ko turi inshuti koko, kandi tubona ko muri kugenda mwiyongera, kandi tubona ko muri abantu twakwita ko muri abantu bakomeye cyane bitewe n'ibitekerezo muduha muri commentaire hasi. Turabibona ko muri kutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Niyo mpamvu turagarutse by'umwihariko turi kumwe na Bosco bushize mu kiganiro duheruka kugirana. Hari ibitekerezo byinshi mwagiye mutanga, ariko ntabwo nshaka ko tujya ku gitekerezo kimwe ku kindi, ahubwo ndifuza ko ahubwo twakomerezaho, ahubwo tukazagira umwanya wo kujya mu bitekerezo byanyu, tugafata umunsi tukabiganiraho. Ariko bitewe n'uko ushize twatandukanye na Bosco dusa nkaho tugiye kwinjira mu kindi kintu gishya yarimo kutuganiriza. Bosco, reka mbanze ngusuhuze. Bosco, uraho neza? Mukomere cyane, umwaka mushya muhire kandi na Noheli n'ubunani byose n'abaduteze amatwi bose tubifurije umwaka mushya muhire. Abakunda PN Info Africa ndetse na CB Rwanda TV tubifurije umwaka mushya. Yego na CB Rwanda TV, ngira ngo by'umwihariko muri iki kiganiro tugiye kugirana, ndagira ngo abadukurikiye mbabwire ko ushaka kujya hasi muri comment section uratubona link ya CB Rwanda, ni link ya YouTube channel y'uyu mugabo turi kuganira twa Bosco, kugira ngo nawe niba ari gukigera hano ukaba utazi channel yiwe ube wajyaho ukaba wakanda ugahita ubona channel yiwe, nawe atanga ibiganiro bitandukanye biba bigamije kugira ngo dukomeze dusobanukirwe ibijyanye n'ifaranga koranabuhanga ndetse n'ubukungu bw'isi yose uko bari kugenda buhinduka, babyita impinduramatwara y'ubukungu. Bosco, reka dukomeze. Ubushize turi kuganira ku byitwa Pi Network, ndetse kandi utubwira bimwe mu bintu abantu bagomba kwitega, ndetse unasubiza ibibazo bimwe na bimwe ku byo abantu bakomeze kugenda bibaza. Ngira ngo nibyo tugiye guhita dukomerezaho, ariko tutarakomeza twagira ngo tukubaze, ese ari amakuru avugwa ko Pi Network igiye kuba launched igiye kuba listed, igiye kugaragara ku masoko atandukanye y'ivunjisha, bavuga kuri Binance,
ndetse ko bavuga ko ari vuba ahangaha ayo makuru niyo murakoze cyane bwana Placide ngira ngo iyi network amakuru yayo ari kugenda aboneka umunsi ku wundi ubwo ku bantu basanzwe bafite P network rwose barabibona ko systeme ziri kugenda ziyapodating umunsi ku wundi duhereye ku cyo twita P browser hari kugenda habonekamo impinduka nyinshi so rero nk'uko nabivuze ubushize nsubiza ku kibazo mwari mumbajije wenda ibindi turabigarukaho update zihari Binance na ndetse na za Coinbase za CoEx na exchange akomeye azakira P mu buryo bwa swapping kandi babifitemo inyungu kuko ibyo bita transaction fee ariyo ziriya exchange zigenda zibona harimo akanyungu kuko ni platform zizaba zinayobotswe n'abantu benshi ndibutse neza ko ubundi coin kugira ngo ijye kuri exchange runaka ba nyiri iyo coin barishyura kugira ngo bayemerere ko ijya kuri iyo platform ariko P network kugeza uyu munsi amazikenga menshi yifuje kuyakira niyo yatishyuye ariko nyira yarabyanga kuko ntabwo intego yayo ari ukuyivunja cyangwa se kuyicuruza iyi ntabwo ari cryptocurrency yagenewe gucuruzwa ahubwo ni digital currency yagenewe gukora mu bucuruzi so niyo mpamvu rero kuba yajya kuri izo exchange icyoke ariko izajya bigiye gukorerwa swap ni ukuvuga ngo aho uzajya ufata P zawe ukaziswapingamo Bitcoin ukaziswapingamo Ethereum ukaziswapingamo BNB Solana hanyuma nimba ukeneye cash ukafata za crypto wamaze guswapinga za swapinzwemo P ukaba arizo ujyana kuri exchange ukazivunjamo ama USDT cyangwa se ubwoko bw'andi mafaranga wifuza so numva uko nagisubiza icyo ngicyo murakoze yego hanyuma se wenda nk'abakunzi bacu baba bashaka kumenya ibintu bishyashya bijyanye na P network nk'amakuru mashya icyo twita update ni icyo bababwira muri aka kanya twavuga ko muri iki cyumweru gutrending makuru arahari menshi aryoshye ashimishije navuga ngo yanatuma umuntu ararana inkweto hari amakuru ashimishije muri iki cyumweru twabonye aho twabonye muri P browser yakoze mise à jour cyangwa se update aho twari dusanzwe dufite icyo twita Explorer testnet ecosystem twayivuyemo tujya muri Explorer ecosystem bivuze iki iyo tuvuze Explorer ni nk'uko tubona statement za bank cyangwa se statement z'ukuntu abantu bagenda babikuza boherezanya babikuza nicyo twita Explorer muri izi systeme zacu za cryptocurrency noneho Explorer rero twari dusanganywe ikontorora ireba transactions ziba umunsi ku wundi yari iri mu cyo twita unclosed mainnet ni ukuvuga ngo ni cya gihe cya testnet cyo gutestinga ese transaction zirakunda ese transaction ziremera ese transaction ziri kuba gute zigenda kuwe muvuduko bimeze biti ngo rero igihe cya test cyarangiye test irangiye kandi ubwo noneho hakiyongeraho ko nanone twari turi muri Explorer testnet ya ecosystem amasoko nayo bayakoreye test za application zigiye kwinjira ku isoko zamaze gukorerwa test so rero zimaze gukorerwa test ya testnet bayikuyemo abafite network bajyemo ndashyizemo Explorer ecosystem ni ukuvuga ngo rero test ivuyemo ubwo tugiye muri Rio ecosystem ibyo bivuze iki bivuze ko tugiye kwinjira cyangwa se twinjiye muri open mainnet cyangwa se ibyo bamwe nikora kunda gukoresha ngo ni open network
Open network rero uyu munsi tuvugana ku itariki 16 twabonye update nanone muri ya Explora ecosystem itwereka ko noneho hari uburyo bwo gukora bwo kumenya ngo application yemewe na ko watimu ni yihe, application ifite ibibazo ni yihe, application ifite ingorane ni yihe. Umupioneer azabitandukanya gute kugira ngo amenye gutandukanya application nzima ajye muri iryo soko ahandi. Ngira ngo kuri CB Rwanda TV twabikoze ikiganiro, ariko no kuvuga ngo na hano namwe mu bimenye abadukurikira hano mujye muri P browser mukambe kuri Explora ecosystem, murahasanga ama application n'amasoko. Haraho muri usange hariho akantu karya kitwa danger, karya akantu kerekana ko iyo application ari danger, ndetse bakakubwira ko iyo application itagizewe itanujuje ibisabwa. Akaza akandi uraza gusangaho nanone kakubwira ko iyo application ikiri muri test, ubu iyo ngiyo nayo ntago irakweza ibisabwa iyo application. Ukaza gusangaho nakandi none uraza gusanga kanditse ku ruhande kuri ecosystem app kanditseho what is this. Akoreruka what is this, ariko ngarutse kuri utu application duhari, uri ako application hari udufite akajambo kwitwa mining kari mu ijambo ry'ubururu. Noneho muri kuri iyo application harimo ama application menshi, harizo urasanga ngo za Dadiamoro, Batamoro, za Pitchenimoro, za P2Go, harimo ama application menshi. Hepfo hakaba handitse ijambo rivuga ngo this is not a PNet app. Nukuvuga ngo iyo application irakwiza ibisabwa. Uramutse unayinjiye mukayifungura bakagusaba gushyiramo ya magambo 24 twita passphrase, ukayashyiramo bahita bakwiba, kuko izo application ziraba verified. None reka tujye kuri ako jambo uri buze gusanga hirya kanditseho ngo what is this. Iyo ugakanzeho niho bahita bakwereka ibintu bigiye bitandukanye ushobora kumenya ngo application icyambere izaba iri verified, izaba ivivuye mu ibara ry'ubururu, ifite V iri mu kabara k'ubururu, nkaho ujya tubona twita ibivivuye kuri konte ziri verified. Application izaba iri muri danger nayo izaba ifiteho kakantu gafite akano abantu barakazi kaba gafite exclamation gacuritse nyine kakwereka ko ari danger. Na application rero yindi iri muri test byose babyerekanye babidetaye, abantu ni bakora ku kantu baraza kubisoma bahite bamenya ngo application ziririyo tuzajya tuzibona turya. Hanyuma ikindi nakongeraho nuko application zo zigiye kuza ku isoko za nyazo zifite yazi nta zirimo hano, nta nimwe irimo zamaze kurenga umurongo zemewe, nta nimwe irimo hano. Muri izo rero izo tuzi hari izo tugiye tuzi za CB network ntabwo wayisangamo hano, hari n'andi masoko yandi za Pilot ntabwo wazisangamo hano, hari amasoko yandi y'Abashinwa yatsinze muri hackathon yongera kwiza ibisabwa, ntabwo ari muri izi application batweretse tugomba kwitondera. So rero bivuze ngo abantu nabyo bakwiye kubimenya, bakamenya ngo isoko tugiye kwinjiramo turarishangamo ibi, kandi ibyo turi busange mu isoko biradufasirita kumenya ukuri n'ukuhe, ikizima ni ikihe, icyo nkwiye kwitondera ni iki. Kuko muri iki gihe tugiye kwinjira muri open mainnet hagiye kubaho ubujura buri hejuru cyane, kuko ama application yagiye kwiyitirira amasoko
ni menshi. Rero iyi network yatanze imbuzi iravuga ngo mu gihe turaba dufunguye tubahaye go ahead, uramenye wowe mu pioneer wirinde kuba hari isoko na rimwe wakwinjiramo ugashyiramo passphrase zawe udaciye muri browser ngo winjire muri explorer ecosystem, kandi iyo application uyisangeho yerekana ko iri verified. Iyindi yose uzinjiramo ihandi hantu hose uzaca udaciye muri ubwo buryo abantu babimenye ko ibyo bintu ntabwo bizaba byemewe, bazakwiba kandi ntawe uzabaza ngo ndabigira nenda banyibye nimumfashe nimunabare, imbuzi zatanzwe. So numva mu ncamake niyo update ihari kandi ishimishije, inatanga icyizere cy'uko bya bintu bishoboka kuko batangiye kugenda batanga detaye y'ukuntu tugomba kubigenda tubitandukanye. Mbibutse neza ko iki ni nacyo gihe turimo cyo twita ngo ni post launch. Post launch ni ukwerekana iby'ukuri n'ibitari by'ukuri, kwerekana ibizaba byemewe bizaba bitemewe. Post launch rero nicyo iri gukora muri uyu munsi, bari kwerekana application zanyazo, babanje kwereka rero ibyo tugomba kwitondera, ndetse na application zimwe twari tuzi ko zagiye muri hackathon barazitwereka, ariko batwereka ko zitararenga umutaru tukwiye nazo kuzitondera. So bivuze ngo ibikurikiraho baraza kutwereka noneho za application 100 zemewe zujuje ibisabwa umuntu ashobora kuba yakurikira kandi agakomeza agahahisha pizi we akazikoresha icyo ashaka. Murakoze cyane. Izo application uvuze ko nyinshi ari z'abashinwa zamaze kuzuza ibisabwa. Izo application wenda nk'umuntu utazi iyo biva niyo bijya, izo application zizayazikora iki, na application zikora zite muri rusange bimeze biti? Naga ari ya Pi network dusanzwe tuzi. No kuvuga ngo application nyinshi ni z'abanyamahanga byensire, ariko harimo application imwe y'abanyafrika imwe yonyine yabashije kurenga umutaru, ni yitwa Simbe network. Simbe ni y'abarundi, ni hano hirya iwacu mu gihugu cy'abarundi. Ngire n'abaduteza amatwi ko ni abantu bakunda kumva bavuga ngo DNG Rwanda ni nge nyihagarariye hano mu Rwanda, ihafite ishami, tuzakora ibikorwa byinshi. Izo application rero ibyo bizakora harimo ibikorwa by'ubucuruzi nk'uko dusanzwe tuzi Amazon, Alibaba uko bacuruza bakoresheje internet. So rero ni application zizakorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'uko buri wese yagiye ahatana, ariko nyinshi zizakora ubucuruzi. Wenda ngendeye nko ku rugero rwa Simbe kuko nyiziho byinshi, Simbe izakora ubucuruzi bwinshi bw'ibintu bigiye bitandukanye, aho abantu bashobora gufatamo ibibanza bagacuruza, aho abantu bashobora kuguramo ibintu bigiye bitandukanye. Simbe izafite ibikorwa by'ubwubatsi, zubakira abantu amazu atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, gifite amafiliale. Simbe izaba ifite amamodoka, Simbe izafite abacuruzi, hari abacuruzi benshi biyandikishije bazakorana na Simbe ku buryo buri kimwe cyose uzaba ushaka kugura, niyo cyaba n'igitunguru uzagisangamo, niyo washaka imodoka uzayibona, niyo washaka inzu uzayibona, niyo washaka ekwa byose uzabisangamo muri Simbe. So rero izo application ni amasoko yatsinze gukorera muri Pi network, aho abantu bazajya bakoresha izo application bakagura ibyo bashaka bakishyura amapi, hanyuma bagahabwa serivisi zose bifuza. Bivuze ko ni iyo ni nka application cyangwa se nka online marketing ngo tuvuga za Alibaba na za Amazon. Yes, ni marketplace kabisa, ni market nini cyane. Ubundi ngira ngo amasoko yarasanzwe ariho azwi abantu benshi tumenyereye na Alibaba na Amazon. Nore muri Pi network hazazamo application 100 zikora ubucuruzi n'ubwo Amazon na Alibaba bakoraga. Memo na Amazon na Alibaba nabo bari integrate muri uyu mushinga nabo bazakora, ariko hiyongereyemo
izindi application. Hanyuma ziriya rero twavugaga zifite ibibazo nizananiwe kubahiriza cyangwa se kubaka ibyo bakeneye. So rero izo ngizo niyo mpamvu bavuga ngo il faut faire attention, abantu bamenye uko zimeze bazirinde be kuzakorana nazo kuko zitakwije ibisabwa. Iyo zidakwije ibisabwa zishobora kubaka ibindi bishobora gutuma zakwiba abantu, ntabwo ziri verified rero. Yego, ikibazo umuntu yakwibaza, uravuga uti application yemewe cyangwa se yujuje ibisabwa ngo ni imwe muri Afurika, ukagira uti niyo mu Burundi, ariko umuntu yatayibaza nti ubwo ko tuzi ko ibihugu bikataje mu ikoranabuhanga za Nigeria ndetse na za Afurika y'Epfo ari nabyo usanga kenshi biteye imbere muri ibya cryptocurrency, twavuga ko ahangaha nta nimwe yigeze tsinda hagatsinda iyo y'Abarundi? Icyo nakubwira nuko Nigeria hari hahatanye iyo bita P2Go, ni kampani yari yahatanye yemera kuzakora ibintu bijyanye n'ubucuruzi bw'ubukerarugendo, aho abantu bashobora gukora ingendo zo mu kirere ndetse n'izo ku butaka bakishyura amabisi ndetse bagakora n'amareservation muri hoteli. Iyo kampani yo iri muri test, iracyari muri test, ni ukuvuga ngo hari utuntu itaruzuza. Niyo rero ni ebyiri zari zihari muri Afurika zonyine. Yabashije kuyitirenga umutaru rero niyo byasabaga investment nini, bashyizemo amafaranga menshi byagiye bibagura, byasabaga umutima ukomeye kuwo gushora, kuvuga ati ngiye gushora. Rero Abarundi biziritse umukanda bahangana nabyo mpaka bakitambutse kabisa. Rero ibindi bihugu nka za Afurika y'Epfo hari abantu batari baso nubwo baba barateye imbere, ariko kubera ko ibintu biba bidakora ngo babibone biririyo, ntabwo abantu bahita babyumva. Hari abakiri benshi bagiye batinya, na hano mu Rwanda abantu benshi nta nubwo bumva ko babikoramo investment. So rero imyumvire iba ari ikintu kigoye ku buryo abantu batakumva ko hashobora kuba mu ishoramari, akavuga ati ngiye kuzirika uruganda. N'izo kampani wumva zagiye zinanirwa ni ukubera ko ibintu byatwaye amafaranga menshi ku bantu babigiyemo, cyane cyane abo bagiye bajya muri za katoni bakubaka ayo ma application. Byari ibintu bihenze kubaka izo application, ndetse ikaba ari na system yari igoye cyane kubera ko system yari isanzwe imenyereye ni aba IT bamenyereye niyo bita ziriya bakoresha ngo HTTPS. Iyi rero yo izo HTTPS zavuyeho bakoresha P-point ugakurikizaho iyo application. Kuyubakiramo rero kubakamo ikintu kikemera byasabaga abahanga bakomeye baba IT cyane. Kubabona byarahendaga, kubishyura byatwaraga amafaranga menshi, byasabaga kugura ama application aremereye. So rero byasabaga umuntu ugiye muri ibi bintu kuba avuga ngo ngiye gukora investment, kuko ibi bintu nabyumvishije ku rwego rwo hejuru, ku buryo iyo uganiriye n'abantu bakoze muri hackathon bagatsinda bagatambuka, aho yakubwiye amamiliyoni yashoye ushobora no kuvuga ati wowe uri umusazi, ibi bintu warushoyemo miliyoni zingana bityo. Ariko kuko yasobanukiwe icyo arimo arakomeza. Abo rero bagiye bananirwa cyangwa bamwe banabitinyaga mu kubera ibishoro binini byasabagaga kugira ngo bubake izo application. Kubona umu IT ubishoboye bikaba ni ikindi kibazo. aba IT bose wasangaga benshi nabo muri iyi generation turimo kwiyadabuta muri system nshyashya bikabananira, ugasanga rero naho benshi bagiye bananirirwa kamwe. None ndongera ngaruke kuri cya kibazo kigira kiti iryo shoramari abo Barundi babashe gushora, wavuga ko ibanga barikuye he? Kuko urebye wenda nko ku bashoramari nahoze ntanga urugero nko muri Nigeria, muri Afurika y'Epfo, ubona bo basa nkaho nyine bafite ifaranga ryinshi kurusha abo muri bihugu bindi nka za Burundi. Aba Barundi bo navuga ko nabaza nti iryo banga barikuye abo Banyanigeria batabonye. Ibanga rya mbere buriya
ntabwo wavuga ngo bagize ibanga riruta iry'abandi, ahubwo ni ukugira umutima ukomeye wo gukunda ibintu kandi ukabuza icyo ushaka. ngira ngo twese turabizi, hari abantu bafite amafaranga bayaryamisha kuri banki, akaba atazi uburyo bwo kuyashora no kuyabyaza undi musaruro. nta hantu bitaba. hari n'abantu avuga ati njyewe ngiye gushora, agashora homba ariko bikazarangira ageze ku cyo ashaka. N'uwango rero iyo umuntu afashe afite initiative yo kwizirika ku kintu akigeraho, iyo umuntu adafite initiative yo kuvuga ngo iki kintu ngiye kukihambiraho kugeza nkigezeho, nyine ntabwo akigeraho. rero navuga ngo bo babaye kwizirika umukanda, baravuga bati kama mbaya tutazi nimba bizavamo nimba bizimira turizirika. ndagira ngo nkubwire ko ni intambwe idasanzwe uriya muvandimwe CEO wa SIB yateye, izahindura byinshi kuko ni platform igiye gutangira muri 3e generation. nimba ababigezeho dusanzwe dutinya ngo Amazon na Alibaba barabigezeho, so iyi 3e generation rero umuntu bashije kubaka platform akaba agiye gutangirana nayo. Nizi kampani zananiwe, nizi platform zananiwe, ntabwo bivuze ko bazazijugunya, ahubwo nabo nibabona imbaraga z'ubushobozi bazagaruka mu gakino bakomeze nabo bubake. ariko urumva wa muntu watangiye hakiri kare azaba amaze kubasiga ageze kure. nawe ushobora kuba none utarabyumva, ejo nubona amafaranga ndabizi uramayininga, nubona amafaranga ukati why not nanjye nakubaka platform nkajyamo hariya, kuko ubucuruzi bugiye kugerwaho bwana Placide ntabwo ari ubucuruzi bwo gutunda amasoko. ubucuruzi bwa mbere bugezweho ni ukubaka site ya internet abantu bagashyira n'ibyo bacuruza. urabizi ko n'aha mu Rwanda bitangiye gutera imbere, nicyo kintu kiraba kigezweho. rero buri wese arajya abona amafaranga avuga ati why not ntakora ishoramari, nimba afite miliyari zanjye 5 why not ntakubaka site ya internet ngacururizaho. uriyo kugira ngo njye kubaka isoko kwa Mutanga, nanjye kubaka isoko hehe na hehe, usange biramenda materiyo n'ibiki, bikagira nubaka isoko kuri internet. noneho abantu baze bagurimo ibibanza bashyiremo ibicuruzwa byabo bacuruze ngemo na za transaction fee, nta kindi bimusatse. ngiri gishoramari ridasanzwe abantu benshi basobanukiwe bagomba gukora. yego wenda Bosco uvuze ibyo nahita nkubaza nti nubwo izi online market zihari za Alibaba za Amazon, ariko usanga bafite n'icyo twakwita nk'ama warehouse babikamo ibyo bintu. kuki uvuga ko ibintu by'ibikorwa remezo rutanzwe ryo kwa Mutangana ko bitazakora? bimeze bite n'abaraba nabo basanzwe bafite ko nabo tubona ko ibikorwa remezo hari gihe bagoboka? ibikorwa remezo ntabwo bigoye, cyambere no kugira aho ukorera ibintu. ntekereza ko ntabwo Alibaba yabuze warehouse cyangwa Amazon ngo abure warehouse, barazifite. n'abandi ntabwo baragira warehouse nini cyangwa na SIB nyivuzeho na warehouse iranubaka zigize, ariko kuko bagiye gutangira ubucuruzi, bagiye gutangira ikinyejana kirimo amafaranga menshi, kubona warehouse ntabwo bizabagora. ariko icyambere cyari kigoye ni ugutera iyo ntambwe bakinjira muri systeme bakanemerwa. naho ibindi byo nka SIB ubwayo ibintu izakora ntabwo yabura amafaranga yo kubaka ama warehouse. It's very simple. It's very simple. Yes, none se bwana Bosco nk'iyo bivuga wumva nyine ari ibintu bisa nkaho ari bitangaza bigiye kubaho. umuntu yakwibaza ati abantu bakoze ibikoranabuhanga, uvuze ko ari aba IT bo rwo hejuru babashe kuba bakora izi application zemewe n'abo bantu bo muri Pi Network, zemewe na Coating. ubundi umuntu yakwibaza ni ubuhanga budasanzwe abubaka iyo system si kimwe n'abandi bubaka izo website zindi abo twita aba developers
si kimwe n'abandi ba developers, ni abantu badasanzwe. no ni abantu basanzwe ariko buri muntu agira umwihariko mu bintu akora. Hari n'umuntu uba ari mu bintu urabizi umunyamakuru sibyo, hari abanyamakuru batari inkuru, hari n'umunyamakuru uvuga inkuru abonye. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Hari umuntu utari inkuru, hakaba n'uvuga iyo yiboneye abandi bavuze. So urumva rero no muri IT harimo abantu baba muri IT bakomeza bashakisha amakuru ku buryo yidokimanta akabona ibintu bishyashya abakomeza kwiga. So rero na hariya byagiye bibaho, kandi ugasanga nyine n'uwo mu IT iyo yamaraga kuboneka yihagararagaho kumwishyura ugasanga birahenze. Rero wemeraga kumwishyura akavuga ati ndakubakira ibyo ushaka ubinjiriho, abaga ari bakeya bishyurwaga amafaranga, ntabwo ari amafaranga y'ikirenga bamwe batari bubone, ariko nanone kugira wa mutima wo kuvuga ngo nubwo bihenze nubwo bigoye ndakomeza, nicyo cyatumaga abantu bamwe bavuga ati reka nkomeze ngerageze, reka nkomeze ndwane nabyo, ntabwo ndacika intege nubwo bigoye. Hari uwabiko ngerageze reka nkomeze ndwane nabyo, ntabwo ndacika intege nubwo bigoye. Hari uwabikomezaga hagatereka ibintu oya akabivamo buryo. Ikindi kintu nakwibutsa Sibe yubatse kinakomeye, Sibe yubatse icyo ikintu cyitwa Sibe banki iri digitale muri Afurika nzima, nta yindi banki iri digitale izaba iri muri iyo ya Sibe. Ariko Bosco digitale ihari igiye kubaho ni y'Abarabu n'iy'Abanyakatari yitwa Sibe banki, nako yitwa Sidra Bank. Ni banki zizaba zikomeye, zizaba zikora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, amatransaction ari hejuru cyane. So rero ibyo byose urebye uburyo byubatswemo n'imbaraga byasabye, byasabaga umutima ukomeye nyakubahwa, byasabaga umutima ukomeye. Ntabwo abashoramari hanze dufite si uko batarekura amafaranga, ariko n'imyumvire yo kumva ko amafaranga wayashora mu ikoranabuhanga. Wibuke kandi neza ko iyi network kugeza uyu munsi valere yayo barakubwira ngo ni zero. Ngaho tekereza rero umuntu uzagira umutima ukomeye akavuga ngo ngiye gukora investment mu kintu gifite valere ya zero. Urumva byasabaga umutima ukomeye. Ariko se Bosco uvuze ngo ni banki ngo digital ngo rukumbi ngo mwisi nzima, ushatse kuvuga ko izi banki zindi zihari zo zitari digital? Mvuze ngo banki zihari ntabwo ari digitale, twaba tugiye mu kindi kintu, kuko ngo twahita twibaza ngo ese kubera iki igihugu kiri gushaka CBDC kandi dusanzwe dukoresha mobile money. Urumva harimo ibintu bitandukanye harimo ibintu bitandukanye rwose, harimo irindi somo rindi twajya gusesengura. Wenda ibyo reka tubireke tuzabishakira ikindi kiganiro gitaha.